Ndabasuje aho muherereye hose, yaba abari hano mu Rwanda ndetse n'abadukurikirana bari hanze y'igihugu. Ni iby'agaciro kuba tugiye kongera kubana muri ino video, ariko icyo musaba ni kimwe, ni uko wakora subscribe nimba utarayikora, ndetse ugakanda akazogera n'ubundi hari hejuru kugira ngo ntihakagire ikiganiro na kimwe gicanga kuri Kigali Tube kigucika. Mu ijoro ryashize rero nibwo umuhanzi Ngabo Meddy Jobert uzwi cyane ndetse akaba yarakunzwe n'abatari bake muri iki gihugu, ndetse benshi bakaba bamwita nkaho ari umwami w'injyana ya R&B mu Rwanda, nta wundi ni Meddy. Mu gahinda rero kagaragaraga no mu maso yiwe yasesekaye muri iki gihugu, aho nk'ibisanzwe yaje kwakirwa n'abakunzi be n'umuryango ndetse n'abanyamakuru benshi, aho nk'uko biteganyijwe rero yaje mu gikorwa cyo gushyingura nyina wiwe Cyabukombe Alphonsine witabye Imana ku wa 14 Kanama mu 2022. Ese gahunda yo gushyingura uyu mubyeyi ihagaze ite? Ese hari ibindi bikorwa Meddy ateganyirije abafana be mu gihe azaba akiri ahangaha mu Rwanda? N'ibindi bibazo byose yabaganiriye n'itangazamakuru ubwo yasesekaraga hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kanombe, byose nibyo ugiye gusanga muri ino video. Ni nayo mpamvu ugomba kuyireba ndetse ukayirangiza kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kigucika kijyanye n'iyi nkuru. Ni amakuru yashenguye umuryango nyarwanda muri rusange, ni amakuru yashenguye buri mukunzi wa muzika wahanga n'ubundi, ni amakuru yashenguye cyane cyane abafana ba Meddy ndetse na Meddy n'umuryango we. Ni urupfu rero rw'uno mubyeyi we Cyabukombe Alphonsine witabye Imana nk'uko nabibabwiye ari ku cyumweru tariki 14 Kanama 2022. Rero uyu mubyeyi nk'uko mwabyumviye yaguye mu bitaro byo muri Nairobi, Kenya, aho yari amaze igihe kitari gito yivurizayo, aho cyane cyane yitabwagaho na mukuru wa Meddy n'ubundi. Nyuma y'urupfu rwiwe rero, bitewe n'impamvu zumvikana z'uko imiryango yo kwa Meddy igiye itatanye, byabaye nk'ingorabahizi kumenya ese ikiriyo kirabera he, umubiri w'uno mubyeyi uzashyingurwa hehe. Byose byari ibintu umuryango wa Meddy wagombaga kwitaho ndetse bakamenyera ibisubizo kugira ngo uyu mubyeyi byemezwa ko yagize akamaro cyane ndetse n'ingaruka mu kuba Meddy yaratangiye umuziki ndetse akaba ari ikirangiriro ubungubu yabasha gushyingurwa mu cyubahiro cyose agombwa. Cyabukombe Alphonsine nubwo abana be benshi bagiye batuye ahantu hagiye hatandukanye, ariko we kabisa yiberaga ahangaha i Kigali Kanombe, ndetse yagiye muri Kenya cyangwa yari ari muri Kenya kubera impamvu z'uburwayi nk'uko nabibabwiye, bikaza no kurangira ari haguye. Nk'umuryango w'abanyarwanda ndetse bazi n'agaciro k'igihugu, nta kindi bari gutinyuka gukora, dore ko yaba ikiriyo cyabereye ahangaha mu Rwanda hariya n'ubundi Kanombe, ndetse muri icyo kiriyo cye nibwo umuryango w'umubyeyi wa Ngabo Meddy Jobert watangaje ko ku wa 28 Kanama 2022 aribwo bazashyingura mu cyubahiro uyu mubyeyi, dore ko aribwo bateganyaga ko umubiri we uzaba wagejejwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nk'umwe mu bahungu b'uno mubyeyi byari nk'itegeko, ndetse Meddy ntiyagombaga kubura muri ibi bikorwa byose byo gusezera mama wamubyaye, dore ko we nubwo abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango we yagombaga gukora uko ashoboye kugira ngo aze. Ni nako byagenze rero. Uyu muhanzi yageze muri Kenya ku wa gatatu ahagana saa 5 z'ijoro, aho yari ariyo muri gahunda yo kugeza umubiri w'umubyeyi w'ahangaha mu Rwanda kugira ngo n'ubundi azashyingurwe nk'uko byari biteganyijwe. Nta gihe cyo gutaraho cyari gihari, abifashijwemo na mukuru we n'ubundi wari hariya muri Kenya, ahagana kabisa saa 5 z'ejo ku wa gatanu tariki 23 Kanama 2022 nibwo umubiri w'uno mubyeyi wa Meddy wagejejwe mu Rwanda, ndetse nk'uko nabibabwiye n'uko byari biteganyijwe. Uyu muhanzi Meddy nawe yaje gusesagara ku kibuga mpuzamahanga hariya cya Kanombe, aho n'ubundi yari ari kumwe n'umuryango we n'abantu b'ingenzi kugira ngo iki gikorwa cyo gushyingura umubyeyi we kizagende neza. Uko gahunda iteye rero, uko gahunda imeze nk'uko byagiye babikurikiranya, ku wa gatatu byari biteganyijwe ko n'ubundi umurambo uzagera ahangaha mu Rwanda uturutse muri Kenya, ariko habayemo gutinda, dore ko binateganyijwe kubera ibibazo bikunda kuba hariya ku mipaka, ndetse biragorana cyane kuvana umurambo mu gihugu kimwe uzana mu kindi n'amafaranga menshi, ariko byari ngombwa ndetse byuje icyubahiro kuba banabikoze. Ariko ntiwanamenya, wasanga umuryango wa Meddy ariwo wahinduye gahunda kubera ariko babishakaga uko izindi gahunda rero ziteganywa cyangwa zikurikiranyijwe
nuko ku mugoroba w'uno munsi kwa gatandatu tariki 27 Kanama 2022 hari buze ku mugoroba wo kwizihiza ubuzima bw'uyu mubyeyi, aho nk'uko musanzwe mubizi mu muco cyangwa uko bisanzwe bikorwa muri sosiyete nyarwanda, ijoro nk'iri ngiri nibwo hagaruka ku buzima bw'umuntu wapfuye ndetse n'ibintu byose byamuranze, ibikorwa byiza ndetse n'ubuhamya bugenda buturuka ku bantu bari bamuzi neza, inshuti n'abavandimwe bagiye baturukana mu bihugu bigiye bitandukanye, dore ko uyu mubyeyi hari igihe yabaye mu Bujumbura ariya mu Burundi, ubwo ari naho yabyariye bamwe mu basore biwe harimo n'uno muhanzi Meddy. Birumvikana rero muri iri joro nabwo turibuze kubona abasitari bagiye batandukanye ndetse na bamwe mu bafana b'inkoramutima z'uno musore, aho baraba bagiye kumufata mu mugongo muri ibi bihe bitamworoheye we n'umuryango we. Indi gahunda rero ari nayo nyamukuru iteganyijwe izaba ku cyumweru tariki 28 Kanama 2022, aribwo bazashyingura ku mugaragaro uyu mubiri wa Kibukombe Alphonsine witabye Imana ku wa 14 Kanama 2022 nk'uko natangiye mbibabwira. Nyuma rero y'ishyingurwa ry'umubyeyi we nabwo duteganyije kureba icyo Meddy azakora, ese azahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi yaje aturutse, cyangwa azamara iminsi ahangaha mu Rwanda ndetse anakora ibikorwa bigiye bitandukanye byashimisha abafana be cyangwa kumarana n'umuryango. Byose nibyo duteganyije kuzareba ubwo guhera ku wa mbere gukomeza, kizakorwa cyose tuzakibamenyesha ahangaha kuri Kigali Tube. Ariko uko ibintu bihagaze ntitwagira icyo tubizeza, dore ko uko bigaragara Meddy yaje muri iki gikorwa gusa ndetse gifite icyo gisobanuye cyane, dore ko uyu mubyeyi we ari mu bamufashe gutangira umuziki we akiri mutoya, dore ko nk'uko yabitangaje yavuze ko nyina umubyara yakundaga kumwigisha gucuranga indirimbo za Bob Marley by'umwihariko yitwa Redemption Song. Si ibyo gusa rero, bitewe n'ukuntu nyina we yakundaga umuziki cyane, aje no kumushishikariza kujya muri korali, dore ko yabonaga ko Meddy afite impano ndetse ngo yagiye anamufasha cyane, yarakuze yaranabaye n'umusitari, dore ko Meddy yamufataga nk'umujyanama we wihariye mu bintu bye byose yagendaga akora ndetse anageraho, nko kugira ngo bagaragarize umubano wa Meddy n'umubyeyi we ndetse n'ukuntu bakundanaga bidasanzwe. Ni mu 2019 ubwo Meddy yigeze kwandika ku rukuta rwe rwa Instagram amushimira. Icyo gihe yaragize ati: mama arihangana, mama ariyoroshya, mama agira urukundo, mama ntajya agira inzigo, iteka icyo ahora yifuza nuko wamwemerera akagukundwa, akaza gusubiza ubutumwa bugufi yandika ndetse no kwitaba igihe ahamagaye. Ayo rero ni amagambo akomeye yamwanditseho kugira ngo yereke abakunzi be ndetse n'isi yose ko uyu mubyeyi afite akamaro, ndetse kumubura ko byaba ari inzozi mbi zimubayeho. Yanashimangiye ko rero ikintu cya mbere uyu mubyeyi akunda kumubwira ni ukutazigera ahagarika gusenga, dore ko ari nayo mpamvu nyamukuru dukeka ko uyu mubyeyi yaba yaragize ingaruka nini kugira ngo n'umusore wiwe yiyegereze Imana ndetse anashobore kuba yafata umwanzuro wo gutangira gukora indirimbo z'Imana cyangwa gospel songs. Ngayo nguko rero ibya Meddy ndetse n'umubyeyi wiwe, ndakeka wasobanukiwe cyangwa ukamenya impamvu Meddy yagaragaye ahangaha mu Rwanda cyangwa ikimuzanye nyamukuru, ndetse ukaba wanamenya uburyo gahunda ziri gukurikiranwa cyangwa zizakurikiranwa zo gushyingura mu cyubahiro uyu mubyeyi Cyabukombe Alphonsine. Ni naho rero njye nsoreje ino video, turakomeza tubakurikirane ibindi byose bivugwa kuri Meddy cyangwa bizavugwa muri aka gahe gato agiye kuba ahangaha mu Rwanda. Byose rero kugira ngo utazajya ubicikwa, kora subscribe kuri Kigali Tube ndetse ukanda akazogera hariya hejuru. Nimba nanone urebye kino kiganiro ukaba ugejeje ahangaha, ntiwibagirwe kugenda udasize like ndetse ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo ahangaho hasi muri comment section. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndetse tunifuriza uyu muryango wa Meddy gukomeza kwihangana muri ibihe bitaboroheye, twongera no gusabira umubiri w'uriya mubyeyi kuruhukira mu mahoro, cyangwa tuvuga tuti rest in peace.